ariko icyo ashaka kuvuga ni uko igihe cyose tuzaba dufite abaperezida bameze kuriya, abaperezida birirwa mu gifaransa bavuga des chiens couchants, umuzungu abwira ngo ryama akaryama, byuka akabyuka, usa naho atagira personality nawe na character, ari ugutegekwa gusa. Tuzahorana ibibazo kugira ngo rero ibibazo byacu bikemuke, nuko abaperezida ba Afurika baba panafricaniste, bakareba inyungu z'ibihugu byabo kandi bakagerageza kuyobora ibihugu byabo bavuye muri cya cyene wabo, kuba izi mpinduka zirimo ziraba muri Afurika. Mfite ibyizere bibiri mfite, nuko icya mbere tumaze kugira hari urubyiruko rurimo rwinshi rukanguka kuruta ejo hashize. Yego. Kuruta ejo hashize urubyiruko rurimo rukanguka. N'aba bayobozi bamwe basigaye batinyuka ngo ibi ndabyanze. Kera ubundi ntabwo byabagaho. Ntabwo byabagaho. Aba bayobozi bamwe bakeya basi kwirukana ambasaderi w'igihugu. Kagame yatinyutse kwirukana ambasaderi w'Abafaransa hano bwa mbere, bati akoze ishyano, none nabo barimo barabiyirukanira. Urazi umugabo nka Sarkozy aza Dakar akavuga ngo Afurika ntirajya mu mateka, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, ntirajya mu mateka. Agasuzuguro k'umuntu umwe asuzugura ikontinent yose ya miliyari zingahe. Ubwo ngubwo yahawe umwanya nande kugira ngo bivuge nk'umuperezida wa Afurika, umuhanye umwanya, wamwirukanye ako kanya ariko agafata indege agasubiraho niba nta kindi wamugira. Ndetse iyo tuvuga ibyo ni byinshi by'imyitwarire, ni byinshi by'imyifatire, ni byinshi by'imitekerereze, ari nabyo bituruka ku myumvire. Ibyo byose ni ikintu tugomba kujya guhora dufite ku mutima kugira ngo iki gihugu cyacu, hari ibihugu byinshi uretse nk'iyi Afurika yacu yagowe yakubititse, ibihugu bya Aziya bakomeje umuco wabo kandi urabafasha gutera imbere. Umuco ufasha gutera imbere. Ariko hari abavuga ko umuco wacu twari dusanganywe ari umuco wa gishenzi, imyemerere yacu ni imipagani, n'abantu barabyumva. Ibyo nabyo bituruka ahantu henshi, cyane cyane byavuye kuri Kiliziya Gatolika. Twagiraga amatorero, ubu twagarutse ku itorero, nibo bari barishenye kuri Musinga, ngo Kiliziya yakuye kirazira, basenya ibyo twari dufite, bakuraho ubwiru, bakuraho itorero, bakuraho ibintu byinshi, babikuraho n'ingabo z'umwami, ngo Kiliziya yakuye kirazira. Ibyo rero ahubwo iyo mvuga ko Kiliziya Gatolika yaduhemukiye igafatanya n'ubukoroni, byose bikagendana, nuko byatwiciye inzego zacu, bitwicira imyumvire yacu, batuzanamo iyindi mishya, iyo mishya itari iyacu, itajyanye n'umuco wacu, byose ari nabyo byatumye turindagira. Iyo myumvire rero y'urubyiruko rwacu, kumva ngo Burayi niho heza, byatumye bafata n'imyitwarire y'Abanyaburayi itajyanye n'umuco wacu, batambikiza cyane nk'abari ku ngamiya, utambikiza cyane ugatanyuka. Dufite urubyiruko ruri hafi yo gutanyuka, kubera kugendera ku mico itandukanye y'Abanyaburayi, itari iyabo batanumva neza, itari n'iyacu y'Abanyafurika batanumva neza, itari n'iy'Abanyarwanda. Nacyo gituma usigaye ukabona ngo Nyamirambo
urubyiruko rw'abatinganyi n'idarapo. Ukajya ukumva hari indimi z'aba basore babandi bajya gutwika. N'amagambo basigaye bavuga ari amagambo y'amatirano atari ikinyarwanda, atari mu muco w'ikinyarwanda. Ejo bundi nagiye ahantu mu rugo rw'umuntu, basanga umwana w'umusore w'umuboyi wigize umukobwa. Uko gashokoje, uko kigendesha, ibyo gakora. ndagira ngo tuganire no ku birebana na panafricanisme muri Afurika, ariko mubaze ikibazo cya nyuma kuri FPR Inkotanyi. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame amaze kwiyamamaza mu matora atandukanye, ariko aramutse avuze ati ndumva ntafata kandidatire y'ishyaka rya FPR Inkotanyi ku matora akurikiye, se muri FPR mwabona undi mukandida mwatanga agahatana mu matora kabasha kumvisha abanyarwanda nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yumvisha abanyarwanda? Umuntu wese agira impano ze. Yego. Umuntu wese agira impano ze, cyane cyane abarideri nka Kagame baboneka gake. Si buri gihe abarideri nka Kagame baboneka gake, ariko RPF ifite na kapasite yo kurema. Nawe arimo adufasha, ayifasha kurema. RPF ifite kapasite yo kurema, nawe arimo ayifasha kurema. Icyo nkora icyo RPF ntizapfakara. N'ubu RPF ifite ubwo bushobozi, ifite ubwo buryo, ubuyobozi bwabo anayifashije ko bagira undi munida agakomeza akayobora kandi igihugu kikagenda. RPF ifite izo mbaraga, ifite n'ubwo bushobozi, kandi nawe ubaye wayiyoboye gutya afite ubwo buryo bwo gufasha RPF gukorera umuntu ngawe. Reka tugane ku musozo. Honorable, hari ibitekerezo bitandukanye, hari abanyafurika benshi baharaniye uburenganzira bwabo babugeraho. Ubona urugendo rwa FPR Inkotanyi mu kubohora abanyarwanda, mu kongera kubanisha abanyarwanda, mu guhagarika jenoside butanga ubutumwa ki ku mugabane wa Afurika? Mubona bufasha iki mu kumvikanisha abanyafurika no gukunda umugabane wabo, biwuganisha mu iterambere, biwuvana mu bibazo n'amakimbirane umugabane wa Afurika ubonwa muri iyo shusho? Dufite imana ko perezida wacu ari panafricaniste. Dufite imana ko perezida wacu ari panafricaniste, ku buryo ko n'uburyo abandi baperezida bamubona, n'uburyo aho agiye hose avugira Afurika, avugira u Rwanda na Afurika. Izo ni ingero zihagije, ntagiye kurondora rumwe n'uru, ariko nafata nka za example nk'ebyiri gusa. Yego. Kubona Afurika yunze ubumwe yicara ikavuga ngo reka dushinge perezida Kagame amavugurura ya Afurika. Icyo ni icyizere kinini cyane abaperezida b'Afurika bamugiriye, kandi bose umwe arebye ibyo akora, uwundi arebye ibyo akora.
ayo mavugurura ya Afurika icyo yazanyemo, hari ibintu binavuga cyane bibiri. Ikibazo cya mbere, ubucuruzi hagati ya Afurika, zilekafu, kugira ngo Afurika bacuruzanye. Ntabwo numva ko, sinzi niba wumva umutwaro, sinzi niba wumva umutwaro uhari azaba akuye kuri Afurika. Reka mpere ku ngero z'uwo mutwaro gusa. Ubu kuva ubukoroni buvuyeho, mvuga ngo ubukoroni buvaho mu magambo kuko ntitwabuvuyemo. Kuva ubukoroni buvuyeho mu magambo, ibihugu buriya byo Afurika y'Iburengerazuba byose byakomeje kuriha ideni ko byakoronijwe. Icyo nigeze kumva mu minsi yashize cyaba cyararangije iryo deni ni Togo. Bya bihugu byinshi biracyari ideni ry'ubukoroni, ngo imihanda babaciriye, ibitaro babubakiye, ibiti byose, baracyari ideni ry'ubukoroni. Ubukoroni bwaduhingishije ibyo tutarya kugira ngo tujye tubihinga bajye kubirya iwabo. Uretse n'ibyo, ubukoroni byakomeje kunyunyuza Afurika. Ndavuga kunyunyuza, butwara umutungo wa Afurika bawujyana iwabo kandi ku giciro kitari cyo. Urazi nk'itase y'ikawa nk'iyi iwabo yigura angahe? $1 angahe? Umuturage wacu wahinze iyo kawa ahembwa iki? Icyayi bijya gusa n'ibyo. Icyayi bijya gusa n'ibyo. Ibintu badukorera, batubwiye ngo baduhaye ubwigenge, baduteza NGOs, ziraza zibaha iwacu. Kuvuga ngo isazi yaha yapfuye ni ukuvuga nta burenganzira bw'inyamaswa, n'akayasitaye ubwo nuko batakuyeho amabuye, ni uburenganzira bwa muntu. Baduteza za NGOs ngo uburenganzira bwa muntu, za NGOs zireba iterambere, za NGOs zireba iki. Ibyo byose se ni iki? Ni agency. Babona icyo batuvuga, kandi icyo badushakamo, izo za NGOs zize gushaka, ari nacyo za media zabo zishaka, ni amakuru mabi kuri Afurika. Nta cyiza tugira. Ni amakuru mabi kuri Afurika, nta cyiza tugira. Ziteje NGOs, barangije basa n'abatanezerewe ko ibyo bihagije. Noneho bafata abanyafurika b'ibisambo, barabaduteza nabo, babateza bene wabo. Ngo barya muri za demokarasi, bajya muri za human rights, ibisambo baha amafaranga. Kugira ngo wigeze kujya wumva na za nkete zikorerwa muri Kongo zaje gukorwa n'abariya ngo ba expert bakiwe barabazungu, baha abantu amafaranga bakavuga ngo muvuge iki. Hanyuma ngo ba expert ava hariya bamaze gutegura ibyo azandika, ibyo azavuga. Bagakorana n'ibyo bisambo byacu.
ikindi ni izi mfashanyo ngo batanga. Izi mfashanyo batanga ikintu bita izi mfashanyo zabo ni aide complice, ni ukugufasha kugira ngo bakubeshye ntawe ubeshya abawe, bakubeshya ubeshya abawe. Nibo bavamo n'abo baperezida bacu usanga bica bene wabo. ingero ni nyinshi, sizi ko nazazivuga ngo zivemo zirangize z'uburyo biriya byose bikorwa mu kutubuza gutera imbere tutangana nabo. Harimo n'ikibazo rero cya rasizme, ikibazo cya rasizme. Iyo rero abo baperezida bose ba Union Africaine ngaruka aho twahereye, ngaruka aho twahereye batora Kagame nka perezida wo kugira izi mpinduka zose n'aya mavugururwa muri Afurika, uko bamubonamo umugabo wumva ibyo bibazo, umugabo udatinya, kandi umugabo uzabereka inzira yakurikizwa. Mfate ingero nkeya gusa, nari navuze zirekavu, ariko hari izindi bariyazi dufite, izindi nzitizi zituza gukorana nk'abanyafurika. Cyangwa uzi ko yabaye uwa mbere wo kuvuga ibintu bya visa, kuvuga ibintu bya visa, kuba tudashobora gukorana ngo utembere ujye mu kindi gihugu cya Afurika, utembere ujye ngo visa. Twe kuki wabo bazikuraho nk'Uburayi bukazikuraho, ariko twe tugakomeza tugira ibibazo bya visa? Baratunyunyuza ku buryo ko iyo ufashe indege uva hano ujya mu Bubiligi, n'ufashe indege ava mu Bubiligi ajya muri Canada, kure cyane muri Canada, uriha make nuva mu Bubiligi ajya muri Canada, kandi urugendo ni rwo rurerure. Umunyafurika uri i Burayi cyangwa uri muri Amerika, iyo ashatse koherereza udufaranga nyina, bamuca amafaranga menshi ya za taxes, kugira ngo bakomeze bakeneshe Afurika. Mu minsi yashize gutelefona, ugomba gutelefona mu Bugande, byabanzaga guca i Buruseli, bikabanza guca i Buruseli, igihugu cyadukolonije, bikajya London, igihugu cyakolonije Abagande, kugira ngo bigaruke mu Bugande. Aho hose baragenda bakuraho iki? Amataxe, kudukenesha. Baradukenesheje ku byo duhinze, baradukenesheje ku mafaranga, baradukenesheje ibintu byose, kugenda badukeneye. Kagame yarabibonye, niwe wa mbere wabibwiye Abanyafurika bati noneho fata reforms, impinduka tugomba gukora nk'Abanyafurika. Kuba barahisemo Kagame, icyo cyizere cy'umuntu w'Umunyafurika ubona ibibazo Afurika dufite n'uburyo twabikemura. Honorable, normalement n'ikinyarwanda ni ururimi rwiza rurimo ibintu byose. Kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. Afurika nubwo batayifuriza ibyiza, bashaka kwikenesha, bayishakira nk'uko mwabisobanuye, irabirenga ite ibeho nubwo bahari kandi batayifuriza ibyiza? N'intambara, amasasu, oya, intambara zose si amasasu. N'intambara. Cyambere tugomba kumva ubwoko bw'ibibazo dufite twebwe Abanyafurika, ariko ntiturabyumva twese. Ubu se ubona zireka firiyanzi igeze aha,
n'igihe yasinyiwe hano muri convention mu 2017 amaze imyaka ingahe 7. kiriya gihugu gice kiyoborwa n'Abafaransa bo muri Afrique de l'Ouest bigeze no kubabwira ngo ariko tugire zirekafu ya Afrique de l'Ouest byo kujya muri Afurika yose. Kubera iki? Kugumeza niya principle tubategeke. Ibikenewe rero ni iki? Kubanza kumva ibibazo. Cya kabiri, kugira imyumvire mishya uburyo Afurika yatera imbere. Cya gatatu, kugira determination noneho yo kugenda tugakora. Nta monopoli y'ubwenge batuje, ahubwo kiduhagaritse niyo nda nini. Ndetse reka njye no ku kindi nabonye wari wambwiye kijya kujyana nabyo, yego, cya governance. Imitegekere mibi iraza yiyongera kuri ibyo. yego, iyo tuyobora bene wacu, ukajya kuyobora bene wanyu ubacamo ibice nawe, ukabayobora ubacamo ibice. Ntabwo ushobora kuyobora abantu ubacamo ibice ngo uzagire imbaraga zikugeza aho ushaka kugera, kuko babandi bose ni imbaraga. Iyo miyoborere mibi yacu rero nayo iza ari iyindi nzitizi ituma tutagera iyo tugomba kujya. Tutagera iyo tugomba kujya. Igihe cyose, ubwo nishatse kugabanyamo nkavuga menshi, igihe cyose tuzagira abaperezida batari panafricaniste, Afurika izagira ibibazo. Malheureusement barahari. Yego nyine, malheureusement Afurika izagira ibibazo. Ariko ufite icyizere. Iyo mbona ugira ngo aba bana bakoze kudeta, ndabita abana kuko bose ndabaruta, abana bo muri West Africa, Afurika y'Iburengerazuba. Abo bana bose bakoze amakudeta. Bayakoze kubera iki? Imiyoborere mibi. Ibrahim igihe twarabanye, uriya wo muri Mali, uriya yakoreye kudeta, twarabanye muri Union Européenne. Igikoresho. Ariko icyo ashaka kuvuga ni uko igihe cyose tuzaba dufite abaperezida bameze kuriya, abaperezida birirwa, mu gifaransa bavuga des chiens couchants, umuzungu abwira ngo ryama akaryama, byuka akabyuka, usa naho atagira personality nawe na character, ari ugutegekwa gusa. Tuzahorana ibibazo. Kugira ngo rero ibibazo byacu bikemuke, ni uko abaperezida ba Afurika baba panafricaniste, bakareba inyungu z'ibihugu byabo kandi bakagerageza kuyobora ibihugu byabo bavuye muri cya cyene wabo. Ni mwene mama ndamuha, muhe kubera ubushobozi afite, uhimuha ko muvukana. Hari n'ibibazo biba bisanzwe, urabona, kubera ubukene bwacu, ubukene bw'Abanyafurika, tunitera akagira bose bamenyereye, niba bene wanyu b'abakene bose bakimuka bakaza kuba iwawe ukagaburira. Simbujije ibibazo bijyanye no gufashanya na solidarity, ariko ni bya bindi ngo aho kuroba umuhifi mwigisha uburyo yirobera. Kugira ngo rero tugarukirije aho twavuga gusa ngo
kuba izi mpinduka zirimo ziraba muri Afurika. Mfite ibyizere bibiri mfite, ni uko icya mbere tumaze kugira hari urubyiruko rurimo rwinshi rukanguka kuruta ejo hashize. Yego. Kuruta ejo hashize urubyiruko rurimo rukanguka. Ni aba bayobozi bamwe basigaye batinyuka ngo ibi ndabyanze. Kera ubundi ntabwo byabagaho. Ntabwo byabagaho. Aba bayobozi bamwe bakeya basi kwirukana ambasaderi w'igihugu. Kagame yatinyutse kwirukana ambasaderi w'Abafaransa hano bwa mbere, bati akoze ishyano. None nabo barimo barabiyirukanira. Urazi umugabo nka Sarkozy aza Dakar akavuga ngo Afurika ntirajya mu mateka. L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Ntirajya mu mateka. Agasuzuguro k'umuntu umwe asuzugura ikontina yose ya miliyari zingahe. Ubwo ngubwo yahawe umwanya nande kugira ngo bivuge nk'umuperezida wa Afurika. Umuhanye umwanya wamwirukanye ako kanya, ariko agafata indege agasubiraho niba nta kindi wamugira. Yego, ni ikiganiro cyaba kirekire, ariko honorable mu kugana ku musozo, hari umurage w'umuco, ni ikintu gikomeye cyane. Uyu narebye n'abaje batubwiye ko ibyacu ari bibi, ari ibishenzi, byaba ari byo byiza, binatuma ubona ko abanyafurika hari abadafite identite, badafite n'icyo bahuriyeho n'umugabane. Umuco, gusigasira umuco biraza gufasha iki Afurika kugera kuri iyo ntego? Biraza kugenda bite? Kubera ko hari imico turi kubona iri kuza ku mugabane wa Afurika, reka nkoreshe ijambo ry'icyongereza, itari made in Africa, kandi ije gusenya ubunyafurika. Nateganije ko uyu mugabo ubona hano turi kumwe yitwa Mike Urinzwe n'Imana. Yego. N'urubyiruko. Aracyari muto, ariko ari muri RPF, ari muri Pan African Movement. Yego. Hari ibintu bijyanye n'umuco, cyane cyane umuco w'Abanyarwanda duheraho turimo ijya kurisha ihera ku rugo. Yego. Yego. Ahari tuze hari umuco w'Abanyafurika dusangiye, ariko hari n'umuco w'Abanyarwanda. Dore umuco w'Abanyarwanda wo twari twawurinda. Ahari yifuzaga ko twagarukiraho, nkaba nshaka kwimuka ngo murekere umwanya aze yicare hano. Yego. Hanyuma icyo kibazo ngira ngo yacyumvise, azabaganirize, azababwire nk'urubyiruko nk'uko abona, nk'uko anapresiya ibyo u Rwanda rumaze kugira ngo dushobore gusigasira umuco wacu. Yego. Iyi ni One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Utangira twibwira, duhe umwirondoro wawe, ubyagure, tubwire uri muri rusange. Akoze, nitwa Mike Urinzwe n'Imana, nkaba ndi komiseri wungirije w'itangazamakuru muri Pan African Movement. Nyuma ndumva ari ibyo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abantu batatu. Yego, ni byiza cyane kuba tugiye kuganira nawe. Ubona umuco, gusigasira umuco ni ikintu gikwiriye kugira uruhare ki mu guharanira kwishyira ukizana kwa Afurika? Urakoze, usoreje ku kintu cyiza, avuga ngo gushyira kwizana kwa Afurika. Ubundi intangiriro yo gusenyuka kwa Afurika ni uko abayisenya babanje gusenya umuco, kubera ko umuco niwo musingi w'imitekerereze, w'imikorere, ndetse n'ibikorwa byose bya sosiyete iyo ari yo yose. Mu gusenyuka rero k'umuco ni naho Afurika yasenyukiye. Bivuze ngo tugize n'amahirwe cyangwa se ibihugu biri gusa nk'aho biri kwigobotora ubukoloni cyangwa se imitekerereze y'ubukoloni, ni bya bihugu n'ubundi byatangiye gushakira ibisubizo mu muco w'ibihugu byabo. Ko biragoye gushaka ibisubizo bishakiye mu mitekerereze itari yawe cyangwa se mu muco utari uwawe.
Hari igihe abantu bavuga ngo umuco utera imbere, umuco urakura, yego nibyo, ariko iyo umuco ushobora gukura cyangwa ukaba dinamike, nibyo birashoboka, udashingiye mu bumuntu, mu buntu, udashingiye mu nzitiro, muri limite y'icyo gihugu cyangwa se sosiyete, n'ubundi usanga iryo terambere, iyo dinamike y'umuco ahubwo urasenya kuruta kubaka. cyane. Ariko hari imico tubona itari, nkoresha ijambo made in Africa, iza igafatwa nk'imico isanzwe, gukomeza kwemerera iyi mico kwinjira, bona bizabangamira icyo Afurika cyangwa bizayigeza ku kigero. Ese Afurika yo yakora iki kugira ngo ntiyemerere ko iyo mico isenya umuryango? Muri iyi minsi tugezemo, isi yatangiye kuba nk'umudugudu. Yego. Abantu barajya mu bihugu bitandukanye, abantu barasura ibihugu bitandukanye bakagaruka, yego ni byiza, kandi ni na byiza yuko abantu nimba bagiye muri ibyo bihugu bashobora no gukuraho imico cyane ishobora no kubagirira umumaro mu bihugu byabo. Ibyo rwose ni byiza, ariko nk'Abanyafurika cyangwa se nk'Abanyarwanda muri rusange, twakwiye kuba tureba iyo mico twagiye gukura hanze tukayizana mu gihugu cyacu, ariko tukareba idufitiye umumaro. Si byiza ngo byose tuze tubifate tubimere bunguri, ahubwo twakwiye kuba tureba ngo ese uyu muco nimba tuwuzanye wadufasha iki mu iterambere ry'igihugu cyacu. Twasanga ntacyo dufasha tukawushyira ku ruhande, ariko twasanga uburyo ibyo dufasha tukawukomeza. Ndavuga cyane wenda nk'ibyubakiye, reka tutange urugero ku Banyarwanda. Buri Abanyarwanda bagiraga indangagaciro zishingiye ku muco w'Abanyarwanda zitandukanye, ariko wenda nk'u Rwanda cyane muri politiki y'igihugu cyacu bagiye bahitamo, harimo nk'indangagaciro zigera muri enye, harimo gukunda umurimo, harimo gukunda igihugu, ndetse harimo n'ubumwe. Niba njye Mike wenda nagiye hanze nkabona hari indangagaciro cyangwa se hari umuco nkuye muri Amerika, nkuye mu bindi bihugu bitandukanye bigize isi, bishobora kuba byashyigikira iyi ndangagaciro, ubundi ni byiza kuba uwo muco ntawo wadopta ukaza ukagira icyo udufasha. Ariko nimba uwo muco ndi kubona uri gusenya bya bindi n'ubundi bisanzwe biri indangagaciro z'Abanyarwanda, ubundi twakwiye kuba tubirwanya. Yego, twakagombye kuba tubirwanya. Hari utekereza iki nk'urubyiruko ku mico, urame ibitekerezo byawe by'ubutinganyi ndetse n'abihinduza ibitsina baba mu cyo bita LGBTQ ku mugabane wa Afurika? Itegeko ry'u Rwanda riri clear kuri ibyo. Itegeko ry'u Rwanda risobanura, iyo barisinze nimba warigeze utaha ubukwe barabutashye. Yego, no mu cyumweru gishize nari mburimo. Mu murenge wagiyeyo? Mu murenge nagiyeyo cyane. Okay. Iyo rero itegeko nshinga rijyanye n'umuryango, wenda nuko ntabiteguye, ariko hari n'inkuru nigeze kwandika ku gihe, itegeko risobanura abakwiriye gushyingiranwa. Yego. Ndetse rigashyiraho na limite z'ibihererekane by'ibisekuru, ko nk'ubu ngubu igisekuru cyanjye cyegereye cy'umudamu ntabwo itegeko ribyemera. Ibyo riri clear. Yego. Hanyuma u Rwanda rwafashe pozisiyo y'uko nta muntu ushobora guhorwa cyangwa se ushobora kuzira amahitamo ye, cyane iyo ntacyo bibangamiye sosiyete. Impamvu ni uko mu Rwanda ntabwo uzabona turwanya abahindu, kuko badahuje n'umuco w'imisengere y'Abanyarwanda. Yego. Ntabwo uzabona turwanya imyemerere iyo ari yo yose, ariko ni amahitamo y'Abanyarwanda. Ngewe icyo mbitekerezaho nkanjye, ngo ninjya kubivuga kuri kamera ni nkanjye, ntabwo ari ibitekerezo y'Abanyarwanda, ntabwo biri umuco w'u Rwanda, ntabwo ari umuco w'u Rwanda. Ariko nanone ngewe utabinkoreye ntunabyigisha abana banjye, numva ntacyo bitwaye. Hari ibihugu nka Uganda na Ghana byidekaraye binabishyira mu mategeko y'uko bakwiriye bitemewe. Utekereza iki nk'ibyo bikozwe mu Rwanda, cyangwa kuri iki mu Rwanda aho bidakorwa? Ntabwo mbizi, rwose ni umuganda. Mpamvu ubashije ngo ubitekerezaho iki biramutse bikozwe mu Rwanda? Ushobora gutekereza ko bishobora kurinda abana bawe
hazagira aho bahurira n'ibyo bitekerezo. buriya isi yabaye umudugudu nigeze kubikubwiraho. Ushaka kubyiga we n'aka kanya yajya kuri interineti akabyiga. Iriya ni pozisiyo ya politike, ntazi impamvu bayifashe, kandi n'u Rwanda hari pozisiyo rwafashe. Ibiri politike numva ntacyo njye nabivuga. Mike, reka ngushimira cyane. Urakoze cyane. Honorable, turabashimira ku kiganiro cyiza mwaduhaye uyu munsi n'ingingo zitandukanye mwatuganirijeho, ariko ntitwasoza tutaganiriye ku cyo mubona cyakorwa mu guhindura imyumvire cyane cyane y'abakiri bato, y'ababyiruka, kugira ngo bumve ya myumvire mwatubwiye ihinduke, banagire na mindset itandukanye. Nizihe nama muha urubyiruko? Mubona ari izihe mindset ababyiruka bakwiye kugira ku buryo mushobora kuvuga muti nubwo wenda turi mu zabukuru ariko umutima wacu uratuje, abari mu gihugu n'abazasigarana igihugu kizaba gisigaye mu biganza bizima? Mfite icyizere nubwo hariho inzitizi nyinshi zituruka mu mateka yacu zagiye zidindiza imyumvire y'urubyiruko. Hari imyumvire yadindiye y'urubyiruko ivuye ku mateka, ari ibisigisigi by'amateka. Nagerageza kubivuga hari intanga n'ingero. Ubukoroni buza bwatwumvishije ko ibyiza biva i Burayi. Nahoze mbiganira na Mike, ibyiza biva i Burayi. Burayi freedom, Uburayi justice, Uburayi imibereho myiza, Uburayi iki. N'ubu aba bantu ubona bapfa bava muri Afurika bagwa muri Oseya, burya bibwira ko bagiye muri paradis, kuko ibyiza biri i Burayi. Babona bapfa rero bajya muri paradis y'Uburayi, bababwiye ko Uburayi ari bwo bwiza. Ibyo rero byadusigiye imyumvire mibi, imyumvire idindiza, imyumvire itubuza n'iterambere. Imyumvire itubuza n'iterambere. Iyo myumvire rero y'urubyiruko rwacu, kumva ngo Uburayi niho heza, byatumye bafata n'imyitwarire y'abanyaburayi itajyanye n'umuco wacu. Batambikiza cyane, nk'abari ku ngamiya, utambikiza cyane ugatanyuka. Dufite urubyiruko ruri hafi yo gutanyuka kubera kugendera ku mico itandukanye y'abanyaburayi, itari iyabo batanumva neza, itari n'iyacu y'abanyafurika batanumva neza, itari n'iy'abanyarwanda. Nacyo gituma usigaye ukabona ngo Nyamirambo ngo urubyiruko rw'abatinganyi n'idarapo. Ukajya ukumva hari indimi z'aba basore babandi bajya gutwika. N'amagambo basigaye bavuga ari amagambo y'amatirano, atari ikinyarwanda, atari mu muco w'ikinyarwanda. Ejo bundi nagiye ahantu mu rugo rw'umuntu, basanga umwana w'umusore w'umuboyi wigize umukobwa. Uko gashokoje, uko kigendesha, ibyo gakora. Ibyo rero ni ibintu bimwe bibi. Ariko icyo nabonye cyo nk'iwacu i Rwanda, kuba icyo kibazo kiri mu bibazo u Rwanda rurimo rurarwanya kandi rugerageza guha ibisubizo. Icya mbere ni uko gushyira urubyiruko mu nzego z'ubuyobozi. Ntibumve ko batakaye, ntibumve ko bubagiranye,
bagashyirwa mu nzego z'ubuyobozi, kandi ashobora no kuba yabibabwiye nkabasubiramo, yego, bakaba noneho bagomba kuba urugero. Icyo tugomba kwigisha urubyiruko ni ukuba urugero, kandi urugero rwiza, urugero rwiza. Ntabwo urugero rwiza ruzaza muri iyo mico mibi. Mubimpa rero icyizere ku rubyiruko rw'u Rwanda. Mubimpa icyizere ku rubyiruko rw'u Rwanda ni uko leta yacu irimo irafata urubyiruko. Icya mbere irarufata ite? Irarufata irugira abantu bagomba kumenya guhitamo ibyo bafata n'ibyo badafata. Ariko nyine kubera ko rwari rwatagaranye, ntabwo byose bisubira mu mwanya, kandi ako kanya, kandi hano nonaha biragenda bifata icyo gihe. Mu gufata icyo gihe bigomba kujya, icya mbere kujya mu burere. Uburere bw'abana imuhira, ababyeyi tukabanza kubumvisha icyo kibazo, kandi bakemera impinduka n'impinduramatwara dushaka kubizanamo. Ikindi cya kabiri ni ukubishyira mu mashuri. Umwana ubu ngubu arabana igihe kinini na mwarimu. Ikindi ni ukubishyira muri deba n'abamaze gukura, tukabiganira. Twebwe abakuru ntitubeterere iyo, kandi ntitubigire ibanga. Ntitubeterere iyo, ntitubigire ibanga, tukabiganira n'abo bantu b'urubyiruko. Umuntu wese buriya ashobora guhinduka buri gihe cyose. Dushobora rero ibyo nabyo kubihindura muri ibyo biganiro n'abo bakuze, muri izo ndero ku bakiri bato. Ariko ibyo byose tukabishakira gahunda n'ingamba bituma tubishyira mu bikorwa. Abakuze dufite cyane cyane iyo nshingano yo kugira ngo turere urwo rubyiruko, kandi muri izo nzira nziza dufite iyo nshingano. Ubu gufasha urubyiruko rumaze gukura nabwo kugira iyo responsabilité no kugira iyo mitekerereze mike, iyo mitekerereze mishya, imitekerereze ihindura, imitekerereze iva ku bintu byashize bimwe. Twazanywemo n'ubukoroni, twazanywemo n'ubumesiyoneri, twazanywemo n'iki, ibyo byose bimwe tukabivamo. Ndetse iyo tuvuga ibyo, ni byinshi by'imyitwarire, ni byinshi by'imyifatire, ni byinshi by'imitekerereze, ari nabyo bituruka ku myumvire. Ibyo byose ni ikintu tugomba kujya guhora dufite ku mutima, kugira ngo iki gihugu cyacu, hari ibihugu byinshi uretse nk'iyi Afurika yacu yagowe yakubititse, ibihugu bya Aziya bakomeje umuco wabo, kandi urabafasha gutera imbere. Umuco ufasha gutera imbere. ariko hari abavuga ko umuco wacu twari dusanganywe ari umuco wa gishenzi, imyemerere yacu ni imipagani, n'abantu barabyumva. Ibyo nabyo bituruka ahantu henshi, cyane cyane byavuye kuri Kiliziya Gatolika. Twagiraga amatorero, ubu twagarutse ku itorero, nibo bari barishenye kuri Musinga, ngo Kiliziya yakuye kirazira, basenya ibyo twari dufite, bakuraho ubwiru, bakuraho itorero, bakuraho ibintu byinshi, babikuraho n'ingabo z'umwami, ngo Kiliziya yakuye kirazira. Ibyo rero
ahubwo iyo mvuga ko kiliziya gatolika yaduhemukiye igafatanya n'ubukoroni byose bikagendana nuko byatwiciye inzego zacu, bitwicira imyumvire yacu, batuzanamo iyindi mishya, iyo mishya itari iyacu, itajyanye n'umuco wacu, byose ari nabyo byatumye turindagira. Ariko uko mbona ibintu bisigaye uko bimeze uno munsi, uko bigisha, uko urwo rubyiruko ari rwo tugomba gusigira igihugu, uburyo bashyirwa mu miyoborere nabo ngo tukibareba, tukiri kumwe nabo kugira ngo turebe n'uko bakora. Hari umunyamerika wanditse ibintu bijyanye no kwigisha no kwigisha banakora, learning by doing. Reka tubashyiremo tukiri kumwe nabo, babikore kandi babyigiremo kandi babishobore. Yego. Honorable, murakoze cyane. Asante.